kimwe hariho byinshi byatuma dushima Imana ni ukuri nubwo hari ibyo tunyuramo n'ubundi ariko ibyo tunyuramo byo kudukamuramo imbaraga z'umutima byo kudukamuramo icyiza Imana yakoze ahubwo twese dufatanye kimwe uyu munsi dushima Imana. Amazina rero ni Pasiteri Mushimiyimana Charlotte Perukano da Sister Pasiteri. Imana yangiriye ubuntu. Haleluya haleluya haleluya. Hari indirimbo Jean Paul akunda guteranya hano ndavuga ngo Yesu yambereye inshuti ikora mutima ntabwo nzamuharikana mba. Yesu yambereye inshuti ikora mutima ntabwo nzamuharikana. Haleluya. Nanjye ntabwo nzamuharika yambereye inshuti nziza kandi Imana iri mu kazi. Haleluya. Yesu ari mu kazi. Yesu ari mu kazi. Ari mu kazi. Ndabishimira Imana rero aje hano mu ivugabutumwa. Amin. Dopo Imana tutti non hai che ya masaha. Haleluya. Sizuzi mukavuga ngo Yesu ndamwumva. Undanoza mu mese umwumva. Sinza ndumva ahantu hose no mu Rwanda Yesu abari ku Yesu haleluya. Nijya mugore haleluya. Uyu muntu utashima Imana uyu munsi mu mutima we sinzigera azashima Imana. Ndahoze ndikumva ijambo ryo gukurura amashimwe, ugakurura bya bindi Imana yakoze cyagiye nubwo wayishimiye, ariko mu mutima wawe uyu munsi wongera ubigarure uvuge ngo Mana yaba atari wowe wumva ndema, yaba atari wowe cyandihe ubwo byari bikomeye ntakigira n'ijana mu mufuka Mwami ubu mbageze hehe, ariko Imana tuyikomeye amashyi yaratwiganye. Imana yapanze ngarutse imbere yanyu kuri wa wundi ni Pasiteri Mushimiyimana Charlotte nje kugira ngo inkuru
inkweto y'ikirenge cyawe. Haleluya. Wambare ibigukwiriye kandi dufashwe mu izina rya Yesu. Reka twite mu jambo rero. Hari abantu bateguye Jean Paul wakoze uzi imbere zuko umwuka adukorera muhoza bwa Jean Paul ko ntari kumubona. Sinzi ko bavuze ibyo kudoda ibirato ngo uzamuye akaboko. Imana iguha umugisha. Fata Bibiliya rero, mwarimu nawe ufate Bibiliya, Kamureshe n'umunyabyanga uroka, abo barahagije. Tugiye ku meza y'umwami, yagenwe n'itumeza y'umwe mwami cyane, kuko tugiye kurya twese kandi twambaye twikwije turaberewe. Amen. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 6. Turahera ku murongo wa 8 turageza ku murongo wa 23. Roka agenda uratangira barangaye ngo abayaheje ibikorwa kuri iki. Abami ba kabiri ibice 6 umurongo wa 8 urageza ku wa 12. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana yereka umugaragu wa Elisa ingabo zo mu ijuru. Muri iyo minsi umwami w'Isiriya yarwanaga n'Abisirayeli, azaje inama n'abagaragu be, aravuga ati ibunaka niho hazaba urugerero rwanje. Ariko uwo muntu w'Imana agatuma ku mwami w'Abayisirayeli ati wirinde guca ibunaka, kuko ariho Abasiriya baramanukana kugutera. Umwami w'Abisirayeli nawe agatuma umuntu aho ngaho, umuntu w'Imana yabaga avuze amuburira, nuko akaja akira muri ubwo buryo, si rimwe si kabiri. Ibyo bituma umwami w'Isiriya ahagarika umutima cyane, ahamagaza abagaragu be arababaza ati mbese ntimwambwira umuntu wacu bifatanyije n'umwami w'Abayisirayeli? Umwe mu bagaragu be aramubwira ati oya nyagasani mwami, ahubwo Elisa umuhanuzi wo muri Isirayeli niwe ubwira umwami w'Abayisirayeli amagambo avugira mu murere. Jean Paul 13 arababwira ati nimugende murebe aho ari. Ahera ko yohereza amafarashi n'amagare n'ingabo nyinshi, bagenda ijoro ryose bagota uwo mudugudu. Maze umugaragu w'uwo muntu w'Imana azindutse kare mu gitondo, arasohoka abona ingabo n'amafarashi n'amagare bigose uwo mudugudu. Azumura amaso zirareba, zigiye kubona zibona ziri Samariya hagati. Umwami w'Abisirayeli abonye izo ngabo abaza Elisa ati data batsindaha. Aramusubiza ati wibatsindaha. Mbese abo wanesheje inkota n'umuheto ukabafata mpiri wabica, ahubwo babazanira ibyo kurya n'amazi babibashira imbere barye banywe, yego babone gusubira kwa shebuja. Yego 23. Nuko abatekeshereza ibyo kurya bamaze kurya no kunywa arabasezerera basubira kwa shebuja. Icyo gihe ingabo z'Abasiriya ntiyongera gutera igihugu cy'Abisirayeli. Amagambo yabaye menshi ariko nizera ko mwayumvise. Nashatse kugira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo va ku makuru y'ibihuha ubake ku makuru y'umwimerere. Va ku makuru y'ibihuha hanyuma ubake ku makuru y'umwimerere. Hano badusomeye amagambo, ni inkuru ya Elisa, uburyo Imana yamukoze ku maso ishaka kumwereka ingabo z'Abasiriya. Umwami wa Siriya ngo yari afite akamenyero ko gutera Isirayeli, ariko igihe cyose apanze igitero cy'ingabo babiganira bari iwabo muri Siriya, bagasanga bavuze barafatira Abisirayeli, bagasanga ntabahari. Arangije ngo agira ikibazo, atumizaho inama y'igihangura, aravuga ati muze twice
twicare dutekereze ni iyihe mpamvu nshaka gutera iteka Abisirayeli aho nateguye n'abasanga simbabone byagenze gute. Turi kuja muri ngo uva ku makuru y'ibihuha wubake ku makuru y'iki y'umwimerere. Arangije ngo umwe muri avuga ngo databuja reka guha amakuru, hari amakuru utazi, nta muntu wo muri twebwe utuvamo ngo ajye kubabwira, ahubwo hari umuntu w'iki w'Imana witwa Elisa. uwo nguwo haruka kurana n'umwuka w'Imana akarana n'ibyo twapanze. Haleluya. Akakurura umwuka, agakurura aho twicaye, aho tuba turi mu cyumba turi gupanga ibyacu. Uwo mugabo naho yaba adahari, naho yaba atagize gute, iyo yicaye muri Isirayeli arara yamenye ibyo twaraye tugize gute dupanze. Haleluya. Va ku makuru y'ibihuha wubake ku makuru y'iki y'umwimerere. Sinzi uwavuze ngo icyambere ni amakuru. Korali Detroit yaririmbye ngo dufite amakuru y'uko tubafanika y'uko tutazigera turambura iki, ntabwo tuzigera tumanika iki. Umwami wa Isirayeli arangije umwami w'Abasiriya arangije amenya amakuru y'uko hari umugabo ufuwe amaneko y'Imana kugira ngo mugeze we maneko ukorera Imana. Ahantu hari Elisa, urusengero rurimo Elisa ntabwo rupfa guterwa. Urusengero rurimo Elisa rumenya amakuru mbere y'igihe. Haleluya. Urugo rurimo Elisa ntabwo rupfa kwigirirwa. Urugo rurimo Elisa ntabwo mwabyumva, murabyumva turi gusoza. Ariko icyampa uyu munsi ukaba mu rugo rwawe harimo Elisa. Icyampa uyu munsi mu iteraniro rya Nyamagumba hakaba harimo ba Elisa. Tinya abantu bakoraga inama. Elisa yibereye nk'i Kigali. Elisa yibereye i Kigali akamenya inama yabereye Nyamagumba, akavuga ngo ku wa kabiri ingabo z'Abasiriya ziradutera zidusanga mu mujyi, mureke twigire mu majyaruguru. Haleluya. Umwami w'Abasiriya aravuga ati aka ni agasuzuguro, ntabwo ibi bintu byavamo. Icyo mbategetse mbere yuko dutera Isirayeli, mubanza mucakire ingabo zifite amasasu, izikorera ku butaka, izikorera mu mazi, izikorera mu kirere. Nizirangiza muhaguruke kare kare butaracya, butaragera gute, murare mugose urugo uwo mugabo agera gute abamo. Barahagurutse ntibahagurutse. Haleluya. Va ku makuru y'ibihuha wubake ku makuru y'umwimerere. Ni ayahe makuru y'umwimerere ufite? Barangije ngo bahaguruke baragenda bagota ijoro ryose ngo umugaragu wa Elisa azinduka kare tumaze icyo yaragiyemo arahaguruka. Niba yaragiye kuvoma, niba yaragiye gukora protokole kuko yari umugaragu, niba yaragiye gukura, ntabwo nzi icyo yaragiyemo. Ariko ijambo ry'Imana ratubwiye ngo abyuka kare kare butaracya. Mu kuzinduka ngo agere hanze agiye kubona ngabona ibitero by'ingabo byagose urugo rwo kwa Elisa. Haleluya. Ngarangije aratabaza ngo Elisa we turapfuye, twatewe, ibintu byacitse. Bwira mugenzi ngo cyari igikuru cy'igihugu cyo ngicyo, ibyo byari bihuha muri we. Araza ngo byakomeye, byacitse, turapfuye. Elisa arangije ngabonye uwo mugaragu we yakutse umutima, arangije aramubwira ati ceceka, ati ibaye Uwiteka Imana yambabariraga ikagukora ku maso ukabasha kureba neza, ukareba umubare w'ingabo zivuze gute zitogose. Makuru y'ibihuha ajya dukuramo icyizere cy'ibyo Imana yakoze. Umuntu akaza akakubwira ngo urapfa ukibagirwa ko Imana yakubwiye gusabaho. Umuntu akaza akakubwira ngo nturabaho ukibagirwa yuko Imana yavuze gusabaho, wongera ugira gute. Kandi igihugu iteka kizaga uri muri situwasiyo mbi. Ngariko yaravuze ngo uzadoda inkweto gucuruza n'izawe, yabanze ikamuhisenda. Igihugu kizanwa n'umugaragu we, kandi
kandi yari yabibonye ibihaye akenshi yagiye tunabibona tunoza nabyo banavuga ko urapfa nawe ukabona neza biri kugenda kabona neza aho uretse no gupfa wapfuye kera mugabo wa Elisa amugeraho n'igihuha gikomeye kandi hari ibyo yari yanabonye ariko kuko nta makuru y'umwimerere yari afite ntabwo yari azi abana nawe ntabwo yari azi uwagendana nawe ntabwo yari azi uburyo uwagendana nawe yavuganye n'iyera kandi itajya arangije aramubwira ati nyakubahwa turapfuye arangije ati ntabwo yamusubije ngo ntabwo turapfa ahubwo yasenze Imana haleluya gira mugenzi wo gusenga senga mu bikomeye ibikubasha ubona bitegeka amasengesho ubwira ngo Mana hari icyo wavuganye nanjye hari icyo wabwiye nubwo mbona byacitse ariko nubatse ku ijambo rya nyiri ijambo nubwo bigaragara nk'uti ariko sindagira gutera Elisa aravuga ati rero uyu mugabo ibyo namubwira n'ubwo bazanye ntabwo yabyemera iyo muri situwasiyo ikomeye hari abo utabwira ko Imana izakugira neza ngo babyemere ahubwo senga Imana bakore ku maso umuntu nakugirira nabi uzamubwira ngo Mana mbabarira ukore ku maso y'uyu muntu amenye umuntu yahagurukiye amenye umuntu yagize gute hari ubwoko butahagurukiye umuntu uri kukugira namubwira Imana Mana ndagusabye kora ku maso ye gusa maze ngo Imana yumvire Elisa ikora ku maso ya wa mugaragu agiye kureba ngabona yari yabonye ingabo zo ku butaka yari yabonye zo ku butaka zo mu Basiriya atigeze abona izo mu kirere agiye kubona Imana imukoze ku maso abona hejuru y'ingabo zo mu butaka hari ingabo zo mu kirere zifite yari yabonye amapistori yabonye amagarinete abona za burende hejuru y'ingabo zo kwa Elisa ariko bite byabo biyamugeza ngo hejuru y'ibwiga hari Imana arangije nazibonye ngo yewe ngo Elisa we uzi ko dukomeye uzi ko tutagipfuye turi ku ijambo rivuga ngo va ku makuru y'ibihuha ubake ku makuru y'umwimerere ikibi cy'uruhuha iyo utabaye amaso kigukangura n'icyizere cy'ibyiza wari ufite amakuru y'ibihuha muri iyi minsi atumye abakristo bava mu nsengero aho naririmbiye wungutse iki kandi Imana yakubwiye ngo nzakugira neza uri mu murimo warangiza ukawuvamo ngo Mana ngo ndabizi ngo n'ubundi uzagira neza yakubwiye ko izagusanga mu murimo abagabo basezeraniye niho bakora amakuru y'ibihuha atumye abagore benshi basenya ingo amakuru y'ibihuha araza akakubwira yuko igihe cyawe kigeze cyo kugira ngo usebe kandi Imana yakubwiye ko izakurinda ku mwana amakuru y'ibihuha atumye abantu bicira inzira umukobwa yawe ategereje ko Imana izamugira neza akavuga ati byapfa byakira n'ubundi namaze guseba niyo yaba apfa kuba mpfa umugabo Imana yakubwiye ko izaguha mpfa umugabo tegereza wihangane niba wubatse ku makuru y'umwimerere Imana izakugirira neza ikikwereka ko ufite amakuru y'umwimerere ugira byinshi bikurwanya ndetse byinshi biguca intege ariko Imana izadutabarira aho yadusize hahandi yavuganiye amakuru y'ibihuha ibihuha biri kuzana na bamwe dusengana wawe nimwicaranye muvugana n'Imana nibikuza akakubwira ngo ariko urabona ikiriyama amakuru y'ibihuha ari kwigisha abantu nivuga runaka kari mubi itorero rikamwanga n'abamukundaga bakamwanga bizatuma nsigara nkomeye jyenyine abantu bubatse ku bihuha ariko ese nahe makuru y'umwimerere ufite amakuru y'umwimerere Elisa yari afite yari amakuru amwemera yuko igihe cyose azasenga Imana izamwereka yuko Abasiriya bagomba kumutera amakuru mubwire naya baraje mu nazangabo zirabagota Elisa araje avuga ati rero mwana ndagusabye kuma amaso y'izi ngabo z'Abasiriya mbanza nzizengurutse Kigali yose nzizengurutse Gisenyi nzitambagiza umurwa nzihumiye mbashe kuzishyikiriza umwami w'Abasirayeli mubwire ngo dore babandi bari batuzonze
maze Imana ngizuma amaso arazizengurutsa yazijyana muri goye kuko atumwe muhagaze aho yaje kumucyaya atumwe muntegereje kandi abo nabaje kumutera baje kumwica ariko muza amakuru y'umwimerere iyo bubatse ku makuru y'Imana Imana ntacyo itagukoresha. Amen. Haleluya. Haleluya. Elisa zitambagiza arangije ngazigejeje ku mwami w'Abisirayeli mu mwami azitegereza umwami ngo Elisa abwira umwami ati dore ababandi wabonye ingabo z'Abasiriya dore ngizi umwami ngazibona Abisirayeli ngumva ngo Elisa ngo nzice umugaze nzitsinda habora iki. Elisa aramubwira mu mbaraga z'umwuka ngo ni gute wafata abantu biri ukabazengurukana igihugu warangiza ukabica wibica ahubwo bagaburire ubatekere ubahica kurya. Barangije avuga ati Imana bahumure banze barebe iyo bari bakoze wazangabo n'abayisikoti n'abambaye amajenerali n'abambaye amaki ngo bajye kureba babona bari mu maboko ya Elisa. Ati se byagereza bite ngo tubabarire batangira bati mbona turapfira muhumure ntabwo turabica ndabizi ijoro mwaraye ni n'umunsi mwirije murashonje babagaburiye mugira gute murye nimurangiza muje kubwira umwami wanyu ibyo mwagize gute. Haleluya. Iyo wubatse ku makuru y'umwimerere hari ibyo Imana iguhisha ikaguhisha abantu bakakubura kandi bakubona kubera ko wubatse ku makuru y'umwimerere hari ibyo Imana iguhisha abantu icyubahisha Imana. Tega amatwi aka kantu wowe waje mu iri teraniro ry'uyu munsi hari ikintu cyubahisha data wa twese mama kwiri hari ikintu Imana kiyubahisha ikavuga ngo ndubashwe mu isi kubera runaka. Icyubahisha Imana ni iki? Turi mwarimu niwe uri gusoma. Icyubahisha Imana icyubahisha data wa twese nuko ikinga ibintu nuko iki ariko muri hano abafite Bibiliya tureka tugere gutya none se aya maso hanyu yapfuye ntabwo muri gusoma. Icyubahisha Imana nuko ikinga iki ariko abami bo bubahishwa no kubigenzura. Igarukira aho ngaho. Icyubahisha data iyo ufite amakuru y'umwimerere utarubatse ku binyoma ikinga ibintu. Hari byinshi yadukingiye, hari imyambi yadukingiye, hari abadayimoni yadukingiye, hari abashaka kuduhagurukira yadukinze bakatureba nk'abatariho. Icyo ni cyo cyubahisha iki? Amen. Icyubahisha Imana ntabwo ari ukugenzura ngo natoriya yambaye ubusa, ntabwo ari ukugenzura ngo natoriya no uyu munsi yariye. Icyubahisha Imana ni ugukinga iki? Hari byinshi yadukingiye, hari urugamba yadukingiye, hari ibigerageza Imana yadukingiye. Uyu munsi wa none iyo atabikinga ntabwo tuba tuba turi, ariko Imana ikiyubahisha ni ugukinga iki? Cyane byagukingiye hejuru y'amakuru y'umwimerere ufite. Hari abageze ubona bicitse abantu bakaje bakubwira ngo mabuja waba ugusha ibihumbi 10 aho ngaho abo yakingiye bakaza ariko bose tuzi ko rwose mu by'ukuri ntabwo turakugoye ariko hari uduhumbije dufite nk'ubutungane kubera ko Imana yakinze iki kandi nawe wari gutekereza warabuze na bitanu byo kugira gute. Hari abarozi Imana yadukingiye irabadukinga batubona benshi batubuze batubona kubera amakuru y'umwimerere tugize gute. Itorero rifite amakuru y'umwimerere atari yandi y'ibihuha naho ryahura n'intambara zo muri Isirayeli zigahagurukira itorero basigara bakomeye kuko cyambere ari iki? Haleluya. Ikigali kikinezeza abami n'abantu no kugenzura. Jean Paul ni mutareba n'abarapfa ko atagikora muracyaruka mubona agiye mu isoko yemwe genda mwereka ariko niyagiyeyo nta bakiriya agira gute. None se abantu basukaga imisatsi mwamuheruka kubona ari kuyisuka? None se ubona ko akoraga muri farumasi ko mutakibona aracakora. Iki kinezeza abantu waba wakoraga muri Bank of Africa wego sinzi yase ariko dukomere Imana yacu kukwigisha.
cyubahiriza Imana no gukingira ibintu. Ayo ni amakuru y'umwimerere. Amakuru y'umwimerere ni uko hari ibyo Imana idukingira. Hari intambara Imana idukingira, hari amatiku Imana idukingira, hari ibiza bishigitse ukagira uti biranyica, ariko Imana ikabikinga ahubwo ugashishira wumva ukabyibuhira muri bya bindi, kuko Imana yagukingiye byinshi mu izina rya Yesu. Va ku makuru y'ibihuha. Amakuru akubwira ko nubwo bwije butaraca, ntabambura bukeye baba basenze Imana, bambuza amamenero basenze iki turayafite. Ntabwo wasenze Imana niba ugomba ibisa nk'ibicitse, ariko hari Imana iri gukinga, hari ibyo iri kugenda ikigasha, iri kugenda ishira agakingirizo ikavuga iti uyu muntu wanjye nubwo bikomeye ariko sinshaka kumubereka, ariko muri Imana ikura agakingirizo ikaduha twese. Haleluya. Imana iramutse ikuyeho ka kandi yakinze, ukareba mama Queen wasanga nawe wamushyira n'ibishyimbo wenda ni urugero, ubwo umuntu akamushyira n'ikiro cy'ibishyimbo kuko hari ibyo mbonye, ariko Imana yaratwimanye. Haleluya. Biradukingiranye. Andi makuru y'umwimerere y'abantu basenze Imana, reka dusome mu Baroma. Ese ni ibihe bihuha dufite bidukuye ku Mana? N'aya makuru y'umwimerere twubatseho adukomeje atazatuma duhima. None ko dufite amakuru yizewe, tukaba dufite amakuru y'umwimerere, none tuvuga iki? ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Yesu ubwitimanye umwana None ubwo itimanye Yesu Kristo umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese turi hano mu rusengero, izabura ute kumuduhana n'ibindi byose? Haleluya. None tuvuga iki banyamagumba, abantu bo mu byangabo? Ni iki dufite cyo kuvuga hejuru y'amakuru dufite? Abafite nzazi Imana reka tugere gutya. Umuntu uzi ko we Uwiteka avuga ngo nza, bikayiva mu kanwa kavuga ngo nza. Haleluya. None data tuvuga iki aya masaha? Ni ikihe cyo kwisobanura? Ndakubwira abantu ngo ndapfa ndashize birarangiye, uri kuvuga iki? Ibwo Imana itaretse gutanga umwana wayo, ngikamutanga ku bwacu twese, nibyo yamutanze ku bwa Jean Paul gusa, yamutanze ku bwa Giovanni gusa, ikamutanga ku bwacu komeza. Izabura ite? Ariko ko kantu mwakumva, izabura ite kumuduhana na kawunga, izabura ite kumuduhana n'imiceri, izabura ite kumuduhana n'akazi, izabura ite kumuduhana n'amafaranga, izabura ite kumuduhana n'abagabo n'abagore beza? Ari umwana wayo na kawunga igiheza ni iki? Ari umwana wayo n'ikanzu nziza igiheza ni iki? Ari umwana wayo n'akazi keza igiheza ni iki? Haleluya. None tuvuga iki? Ni iki dufite cyo kuvuga hejuru y'umwimerere y'amakuru Imana iri kuduhaye amasaha? Hejuru y'ibyo yavuganye nawe, biracitse iri kuva hehe? Turabaho gute iri kuva hehe? Bizagenda gute iri kuva hehe? Niba yaratanze umwana wayo ikunda ku bwacu, izabura ite kumuduhana biriya byose turagusengera. Uyu ni umunsi udasanzwe hano Nyamagumba, ni umunsi wo kugira ngo twumve Imana. Ari ijambo ndariteguye kugira ngo ubanze utekereze ngo ariko ibyifuzo mfite na Yesu watanzwe igifite agaciro ni iki? Haleluya. Niba yaratanze Yesu ikemera kuvuga ngo ndamuhebye, Jean Paul iraseta kuyambura ikayigira nini ikakujyana hagari ibyo binani. None se kuguha akazi igatuzana amahoro mu rugo n'umugabo wawe mugahuza, ibyo nibyo bikubiye nani? Birabuza mugenzi ngo naye makuru ufite. Ibihuha ufite bingana iki? Uzi uko ibihuha n'umutima ukubwira amakuru y'ibihuha we? Harabica ngo ariko Mana seta zingereyo, ubuse zirambuka ngo ziragenda gute? Ziragenda gute uri kuvugana na Yesu? Ubuse ibigori byaraye ndacuruje n'abanyabyaga ariko. Ngo Mana ngo kubigeza iki gihe ngo ejo bazabijya byanambye.
biranambase ntawe Yesu ari gutegura bagutegereje. Wari wacuruza inyanya abandi bakarata wowe bakaza bakubaza ngo Imana iri kuvugana nange ngo nyamara urufatiro rw'Imana rugeze gute? Soma neza batabeshe. Nyamara genda gake. Nyamara urufatiro ukomeye aho kabye twagasimbutse. Nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracaza rwaraguye ruracyahagaze rwanditseho iki kimenyetso ngo urufatiro rw'Imana yacu twebwe bavuganye niye yewe nzazawe niba yarakubwiye imodoka yarakubwiye inzu nziza yarakubwiye umugore mwiza yarakubwiye amafaranga yarakubwiye amahoro urufatiro rwayo yahindi yavuze ruracyahagaze kandi rurakomeye kandi rwanditseho amagambo ngo Uwiteka azabe. Bwamugeze Uwiteka arazi. Cyangwa ndavuganye nawe ntabwo Imana yacu yapfuye. Ntabwo yigeze irwara ngo wenda iri muri koma. Urufatiro rw'Imana yacu biza gute? Ruracyahagaze kandi rwanditsweho amagambo ngo Uwiteka azabe. Imana iturindire cyane kandi tutabare. Turasoza mu ijambo ry'Imana rivuga muri Zaburi. Naho nsozereje turi ku ijambo rivuga ngo va ku makuru y'ibihuha wubake ku makuru y'umwimerere. Gifite amakuru y'umwimerere ntabwo nyeganyega. Bikomeye biraza wowe utumbere ufite vision, ufite aho uri kuvizira uvuga uti ngewe ngomba kugera muri Rwebeya, ntaragera muri Rwebeya nawe wambwira ngo nayobye ndabanza ndebe ko nayobye. Zaburi ya 93 kurahera ku murongo wa 3 urasoma n'umurongo wa 4 niho dusozereje. Turi ku makuru Imana yavuganye natwe. Zaburi ya 93 turahera ku murongo wa 3 urageza ku murongo wa 4 ni 20. aranditswe ngo yego Uwiteka we inzuzi ziteye hejuru amajwi yazo yego inzuzi ziteye hejuru guhorera kwazo ku murongo wa 4 amajwi y'amazi menshi umuraba ukomeye w'inyanja Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga dukomera Imana amashanyarazi. Hejuru y'ibihuha dufite, hejuru y'ibiteye ubwoba dufite, hejuru y'inzuzi zitereye hejuru y'imiraba iri gukubita ku buzima bwawe, Uwiteka uri hejuru. Hari ibiri hejuru Jambo, hari ibintu biri hejuru. Yemwe biri hejuru. Ibihuha biri hejuru. Bije muri bimwe. Amajwi yabaye menshi byose biri hejuru yawe. Ariko hari Uwiteka uri hejuru y'ibyo byose. Hari Uwiteka uri hejuru y'umuraba. Hari Uwiteka uri hejuru y'intambara ufite. Hari Uwiteka uri hejuru y'inzara ufite. Hari Uwiteka uri hejuru y'ubushomeri ufite. Hari Uwiteka uri hejuru yo kugumirwa ufite. Uwiteka uri hejuru kandi abirusha iki? Yamugenza nawe n'amakuru. Ayo ni amakuru atavangiwe. Ntabwo nzi ibiri hejuru yawe. Ibihuha bibaye byinshi. Ibicanenge bibaye byinshi. Yaba birahoreye biri hafi no kugutembana. Ariko uyu munsi tuje abavuga ngo tuve ku makuru y'ibihuha twubake ku makuru y'iki y'umwimerere. Uyu munsi wa none ndashoje ibiteye hejuru ku buzima bwawe, ibisakuje ku buzima bwawe, ibikubujije amahoro ku buzima bwawe. Tubonye ko nubwo biri hejuru ariko hari Imana iri hejuru yabyo. Hari Data twese uri hejuru y'ibyo uri kontrola. Ari muri kontrola, arimo arabiroganiza. Hari abantu bagira ngo birakwishuka bisimbuka, n'abandi bagira ngo nibacubuka bugaca. Tore yaravuze ngo bugaca bukongera
wacu ari hejuru y'ibyo ngo byose. Uyu munsi wa none byaguciye intege, uyu munsi wa none ibihuha wari wubatseho, uyu munsi bikubwira ko utazubaka urugo ngo rukomere. Hari ibihuha wari wubatseho bikubwira ko mu kazi utakarabamo, ariko uravuze ngo bashatse no kumwirukana ngo biranga. Haleluya! Uyu munsi wa none uri kurya ariko ufite ibihuha by'ukaje utazarya. Uyu munsi uri gucuruza ariko ufite ibihuha bikubwira ko usigaje bitanu kandi nabyo urabijyamo bikarangira ukicara mu rugo. Uyu munsi wa none wicaye mu iseta uvuga ngo nubwo nabonye kuyishyura kuriya kwezi sinzayishyura. Uyu munsi wa none wicaye mu rusengero uvuga ngo Mana ko nabonye agahenge ko kwirirwa mu nzu yawe ejo ndirirwa he. Uyu munsi wa none Imana iri kukubwira ngo hari amakuru y'umwimerere akubwira yuko Yesu uri hejuru abirusha imbaraga. Wahaguruka tugafatanya gusenga tukabwira Mama, tukabwira ibyo bintu tuti Yesu uri hejuru yawe kurusha imbaraga. Tukabwira ibyo bintu ngo ceceka, hari amakuru y'umwimerere, hari ibyo tumaze kumva nubwo dufite ibiduciye intege, ariko hari iki yacu yavuganye natwe, hari iki yera yavuganye natwe, hari icyo Data wa twese aje gutunganya, hari ibyari byagoromanze Uwiteka aje guha umurongo, hari ibibazo bintu bitagira umurongo Uwiteka aje gutanga umurongo. Reka twinginge umushumba maze adufashe gusenga, nawe usengere mu mutima nanjye nsengere mu mutima. Mbwira Imana ngo Mana amakuru y'umwimerere reka ariyo ngenderaho, ibihuha bita agaciro mu izina rya Yesu. Reka dusenge umushumba adusengere. Uri Imana igira neza, uri Imana itubwira amakuru itaraba. Tugushimira ko amakuru yawe ari y'ukuri, nubwo dufite avangavanze, ariko Mwuka Wera turagira ngo adusobanurire neza amakuru y'ukuri dufite kuri wowe, ubuzima bwacu ku itorero ryawe. Adukomeze, aduhumurize, ntatume dukura ubwoba n'ingabo z'Abasiriya nubwo ari nyinshi bingana bite. Ibyo byose uhoraho ubirusha amaboko. Mwami, turahagurutse turi iteraniro mu izina ryawe ryera, turizeye ijambo ryawe kandi turizeye kunesherezwa, kandi dutegereje rwose yuko nyakubahwa Imana naho imigezi yasumirana, naho inzuzi zazukuruka, wowe nyakubahwa Imana uri hejuru ya byose. Uku tuhagaze nicyo turi kuvuga, turava kuri hejuru y'ibyo byose bitukankamiye, biduhagurukiye, biduteye ubwoba, bituma turara tudasinziriye. Mana ubineshe, uduhe guhumurizwa kuvuye mu ijuru. Iri teraniro ryose twishimire yuko ijambo ryawe ryongeye kudusubizamo imbaraga. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Uwo nawe uriduhaye turamusengeye, nawe nyine amenye ko ibyo byose muhagaritse umutima, uri hejuru ya byose. Inka z'ibirashyamba ni izawe, izawe munsi y'ubutaka ni iyawe, iyo mu kirere ni iyawe. Ufite byose, ubwo utimanye Yesu Kristo, ubwo wamutanze tukiri abanyabyaha akadupfira, uzabute kumuduhana n'ibindi byose. Tanga n'ibindi byose turi gusabira iteraniro, buri wese no kwakwifuzaho ubitunganye mu gihe gikwiriye. Ishimwe ribe rizagarukira, tubisenze mu izina rya Yesu, amen.